Buri mwaka mu Rwanda abanyeshuri barenga 70,000 basoza umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, ariko akenshi ababona admission muri kaminuza za leta ni munsi ya 30%. Abenshi mu basigaye basigara mu gihirahiro ntibamenye ko hari andi mahirwe menshi abategereje. Ntabwo ari ikibazo cyo kubura icyo wakora ngo uhore wumva ko byakurangiriyeho, ahubwo ni ukutabona amakuru ahagije ngo utahure neza uburyo bwo kubaka inzozi zawe neza kandi bworoshye. Hari ukuri gukomeye abantu babonye imirimo ndetse n'amashuri yo kuminurizamo badakunda kuvugaho, akaba ariko ngiye kubwira uyu munsi. Kutabona admission muri kaminuza za leta si iherezo ry'inzozi zawe, ahubwo ni intangiriro yo gushaka indi nzira n'ubundi buryo bwo kugera ku cyo wifuza. Muri iki kiganiro ngiye kubwira inzira 5 zifatika zagufasha ugakabya nawe inzozi zawe cyangwa se ugatangira kubaka ahazaza hawe neza. Uburyo tugiye kugarukaho ni uburyo nka self coaching cyangwa kwigisha amasomo utatsinze neza muri secondary biguhesha amahirwe yo kuba wakora national exam ukazamura amanota yawe ku buryo nawe wasaba kaminuza iyo ari yo yose. Turavuga kandi no kuri short courses cyangwa se amasomo y'igihe gito ubu yashyizweho by'umwihariko abanyeshuri basoje senior 6 bashobora kwiga kandi akazabagira umumaro. Muri iki kiganiro turabwiramo online courses ziri free zitanga certificate zemeye ku rwego mpuzamahanga, ku buryo ushobora kuzifashisha nawe ukaka akazi kandi keza. Iki kiganiro turagikesha ubuhamya bwa bamwe mu banyeshuri batabonye admission bakoresheje uburyo tugiye kubabwira, bakaba bafite imirimo ibahemba neza, abandi ubu bari mu makaminuza biga faculties bahoze bifuza. Njye uri kumwe namwe nitwa Dr. Deo guturuka muri Go and Science Scholarship. Muri Go and Science Scholarship dufasha abanyeshuri kubona admission na scholarships mu Rwanda no hanze yarwo, ndetse ukuri guhari nuko mu mezi 8 gusa tumaze gufasha abanyeshuri barenga 500 kubona universities nshya mu masomo yabo. Intego yacu si ukuguha amakuru gusa, ahubwo tunaguha guidance ifatika mu bigendanye na scholarships applications mu ma universities agiye atandukanye. Dutanga n'izindi academic services zitandukanye, dukora n'ibigo bitandukanye bitanga amasomo ya short courses ndetse na private candidates. Mu Rwanda hari private universities zirenga 15 zakira abanyeshuri batanye public universities, urugero AUKA kuri faculty nka business and IT, IERIKA ukiga law, education n'izindi faculties zitandukanye. Ndetse hari na INERAC itanga amasomo nka social sciences. Mount Kenya, iyi ni kaminuza yigisha amasomo ya health related courses ndetse na IT. Hari kandi ni kaminuza yitwa KEPRA aho wakwiga business management n'ibindi. Izi kaminuza zifite ikintu kimwe cy'ingenzi, nuko kubona admission byoroshye. Ushobora gutangira kwiga mu mezi 2 cyangwa se ukwezi kumwe nyuma yo gukora application no kubona admission. Ibi bivuze ko udatakaza umwaka wose ngo wemererwe kwa applying. Ibyo ni byiza bya private universities. Uburyo bwa kabiri ni ukwiga nk'umukanda wigenga, ni amahitamo akomeye ku muntu wumva ko agomba kwakira ibyabaye ubundi agatangira page nshya y'ubuzima bwe. Ibi kubigeraho bisaba kwegera ikigo cyemewe n'amategeko cyizewe kandi kizwi. Iyo wiga nk'umukanda wigenga ubu usabwa amafaranga make yo kwishyurira ibikoresho by'ishuri gusa. Ukuri nuko abanyeshuri benshi bakoresheje iyi nzira bagarutse bagatsinda neza kurushaho, bagahita babona admission mu byiciro bikurikira, harimo kaminuza za leta ndetse bakaniga amasomo y'inzozi zabo. Muri iyi myaka uburyo bwo kwiga no gutegura ibizamini bya leta bigenda bivugururwa. Ubu ushobora kwiga ku giti cyawe wisobanurira ibyo utumva neza, ugakora research ku giti cyawe, hanyuma igihe cyo gukora national exam ya upper level secondary school cyagera ukagenda ugakora nk'abandi nawe. Ubu buryo bwa self coaching kandi ushobora kwigisha ukagira ubumenyi butandukanye. Uyu munsi skills zikenewe cyane ku isoko ni IT, graphic design, data analysis, digital marketing. Urugero urubuga rwa LinkedIn rubigaragaza neza.
aho hari imibare ifatika, aho mu myaka itambutse imirimo irenga 40% y'iki gihe nisaba diguri cyangwa impamyabumenyi z'ikirenga, ahubwo iyo mirimo isaba ubumenyi n'ubuhanga umuntu agaragariza mu byo akora. Ibi bivuze ko ushobora kuba kariyeri yawe utanategereje kuba wakwiga kaminuza. Hari short courses zifata amezi hagati ya 3 na 6 ugahita ubona certificate. Hari na online courses ku ma platforms nka Coursera, Google Certificates, Alison na Udemy. Ukuri guhari nuko hari Google Certificate zimwe na zimwe zifasha kubona imirimo itangirira ku mishahara ifatika hagati y'300 n'500 ku kwezi ku bantu bakorera online gusa. Nibisaba visa, nibisaba amatike, bisaba gusa telefone, internet n'icyemezo, ndavuga ubushake bwa nyir'ubwite. Nk'ubu hari umuntu waduhaye buhamya afite imyaka 23, nawe ntabwo yagize amahirwe yo kuba yabona admission muri University of Rwanda. Yamaze amezi 3 ashakisha amakuru kugira ngo nawe abashe kugereza amahirwe twagiye tuvuga ruguru. Nyuma yaje kwiga digital marketing online, ubakorera company yo muri Kenya, ahembwa amadolari 400 ku kwezi. Ayo ni amakuru afatika n'ubuhamya bwa nyabwo. Uretse iby'uwo muvandimwe yakoze, hari amakuru ateye ubwoba. Nk'uko RDB bigaragaza, urubyiruko rurenga 60% rumara imyaka iri hagati y'2 n'3 rugorwa no gufata ibyemezo bikomeye bibasha gukabya inzozi zabo nyuma yo gusoza Senior 6. Aha niho inzozi nyinshi z'abantu zipfira. So, ladies and gentlemen, kutabona admission ntibivuze ko watsinzwe cyangwa se ubuzima bukurangiriye, ahubwo ukwiye kumva ko bisobanura gusa ko hari izindi nzira. Bavandimwe banjye, amahirwe arahari, ariko nazangwa kwizanire. Bisaba gushaka amakuru ndetse wibuke ko ibyo udasobanukirwa ugomba gushaka abayugufashamo, ariko ugakabya inzozi zawe. Go and Study Scholarship tugufasha guhitamo options zikubereye, kubona kaminuza zikwakira, gukora application, CV na motivation letter. Promosiyo ihari nuko ku bantu bari muri WhatsApp group yacu tubaha consultation ku buntu muri iyi minsi 7 iri imbere. Niba uri umunyeshuri washoje Senior 6 utarabona admission, ntugategereze undi mwaka ngo gupfira ubusa. Fata icyemezo uyu munsi. Twandikire kuri WhatsApp iri muri description, subscribe kuri channel yacu, ujye ubona amakuru tubagezaho umunsi ku munsi, unayisangiza abandi banyeshuri. Go and Study Scholarship turahari ngo tugufashe. Murakoze cyane, ndabashimiye.